Kasongo yeye nakoze fake account nangira kujya nshata n'umugore wanjye none anyandikiye ubutumwa mbwira ngo umugabo we hashize imyaka 10 apfuye. No. God have mercy upon us. Ibaze ko turi mu isi aho uzabona abasore bafite imyaka 38 na 40 nanone ukongera ukabona abagabo bafite imyaka 16 na 17. Niyo si twiberamo tu. God have mercy upon us. Gutereta umuforomokazi nabyo ni ibibazo pe. Iyo akurebye mu maso aho kubona urukundo yibonera cyamarare yasha. Umupasitoro yigize gusaba abakristo gukora ikintu gitangaza Imana nuko umwe abateruye amaturo arirukanka none na n'ubu baramubuze. No. Kasongo yeye ariko konjya numva bavuga ngo amafaranga abyara ndi aho ni wasanga yanjye ari ingumba ko narabona yabyayeho ntarimo. Ariko konjya numva bavuga ngo Imana ni data ubwo sogokuru wacu we ninde? God have mercy upon us.